umunsi wawe. Buri muntu wese agira umunsi we. Mwene data uneza amatwi najya ngutangarize ngo umunsi wawe Imana ivuganye n'ubuzima bwawe. Iravuze ngo iziye kwegura ihema ryawe. Ihema se wakubwiye iby'Imana ubifata nk'ibintu bishariya, ubara imyaka ubimazemo warangiza ukabikuba n'igihombo cy'ibyo utigeze ugira. Icyo gihema ryawe rikaba ryaraguye, ariko Imana ivuze ko ikugarutseho, igarutse. Imana igarutse kubaka ihema ryawe mukundwa mwene data. Imana ikugarutseho, Imana iragutabaye. Haleluya. Tena wasiri wirigo. Imana shawaza riforia. Imana ivuze. Imana ikizakubwira ko Imana ivuze itera icyo bita kashimuruza, bivuga ngo n'Uwiteka Imana. Kuko Imana ni nyinshi, ibyita Imana ni byinshi. Izina Imana ni izina rusange, ariko kugira Kongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV, mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye atandukanye, mutuye mu majyaruguru, iburengerazuba n'uburasirazuba n'amajyepfo, umujyi wa Kigali. Mwese turabashuhuje abari muri diaspora. Imana nibarinde kandi Imana nibane namwe aho mutuye hose, abavuga ikinyarwanda, abatacyumva bose, Imana turabaramukije. Reka twakire umukozi w'Imana twagiriwe umugisha wo kugira ngo tubane kuri iyi kamera. Sibwo bwa mbere twamwakira, reka tumwakire atwibwire mbere yo kugira ngo tuganire. Ndabasuhuje, amahoro y'Umwami Yesu nabane namwe mwese. Amazina yanjye ni yayandi n'ubundi ni Nzabandora Patrick. Dusanzwe tubana ku Umuremyi TV, kandi ndazi neza ko hamwe n'Imana tuzagenda tugirana ibihe byiza mu gusenga. Yesu abaho umugisha cyane. Murakoze cyane. Uyu munsi ndumva turahita twirukanka kugira ngo amabuye yanjye ashira vuba, ariko reka nguhe karibu noneho utangire usenga Imana tugiye muri iyo gahunda. Turagushimiye nanone Mwami Yesu, tugushimiye ubuntu n'imbabazi udahwema kutugirira. Twongerewe kugirirwa icyizere n'imbabazi nawe Kristo zo kugira ngo tubwirize ubwoko bwawe bijyanye n'ubutumwa bw'ijambo ryawe. Ngaho rero ubane natwe, ufashe umuntu wese uteze amatwi mu mpande zitandukanye z'isi aho abantu bawe baherereye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho tuganze kandi udufashe neza n'urukundo n'ubutware bibonerwa muri wowe Kristo, aba ari byo biba muri twe twese, niko tubyambaje twizeye. Amen. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Reka tuguhe karibu noneho utangire utubwira icyo Imana yaguhaye. Ego, Imana ibaho umugisha cyane. Uyu munsi wa none turi buganire ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo, ni igitabo cya Mose, igice cyaho cya 9 umurongo waho wa 11. Niho tugiye kuganira. Turaganira mu ijambo rivuga ngo Imana igarutse kwegura ihema ryawe. Isi yari yarakubise hasi, Imana itugirire neza. Reka dusome iryo jambo ry'Imana. Mose igice cya 9 umurongo wa 11. Haravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Imana itugirire neza. Dusimbuke dusome umurongo wa 15. Kandi nzabatera kumera mu gihugu cyabo, ntabwo bazarandurwa mu gihugu cyabo nabahaye, niko Uwiteka Imana yawe ivuze. Imana itugirire ubuntu cyane. Bakundwa nshuti z'umusaraba, bakundwa bene data bakurikirana Umuremyi TV, Yesu abaho umugisha. Tunejejwe no kugira ngo tuze kuganira, turebe ku iri jambo rivuze ngo Imana izongera kwegura. Uyu iki gihe ni Dawidi wari urimo ubwirwa, avuga ngo Imana irimo kumuha isezerano rivuga ngo uwo munsi nzongera kwegura ihema rya Dawidi ryaguye, ngo nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze mbere. Bene data bakundwa, ese ihema rya Dawidi ryari ryaragwishijwe n'iki? Kuki Imana ivuganye nawe ngo nzongera kwegura ihema rya Dawidi ryaguye? Kandi aravuga
ngo nzaryegura ndyubake rimere nk'uko ryahoze mbere, aravuga ngo kandi nzica n'ibyuho byaryo. Mwene data mukundwa, uyu munsi ntabwo turi kuvuga kuri Dawidi mwene Yesaya, ahubwo turi kuvuga ku buzima bwanjye nawe. Ese ni hehe wakubitiwe hasi? Ni hehe ibyawe byasenyukiye? Ni hehe amahirwe yawe yagiye atakarira? Uyu munsi niho tugiye kugaruka kugira ngo tuze gusenga tubwira Imana idutere kumera, Imana itugirire neza. Amen. Imana yegure agaciro k'ubuzima bwawe. Isi yakwise hasi, hari igihe umuntu asenyuka mu buzima, ibyo agerageje byose agasenyuka, ataratarije hose agasenyuka, ariko Imana ivuganye nawe ngo uyu munsi wawe, buri muntu wese agira umunsi we. Mwene data uneza amatwi, najya ngutangarize ngo umunsi wawe Imana ivuganye n'ubuzima bwawe, iravuze ngo iziye kwegura ihema ryawe. Ihema ni iki? Ihema ni ahantu Abisirayeli baturaga, ihema ni nk'amazu babagamo. Ihema ryawe uyu munsi wa none naho ukorera, naho utuye, naho ugenda, n'ubuzima bwawe n'imibereho yawe, Imana iravuze ngo ije kwegura, Imana itugirire neza. Hegurwa iki? Hegurwa ikintu cyahirimye cyamaze gutembagara, ariko Imana iravuze ngo nzegura, Imana itugirire neza. Iki gihe Imana ivugana n'uyu mugabo w'Imana Dawidi, na Mose wabihanuye mu bahanuzi batoya. Mose ari guhanura yari arimo ahanura abo mu gihe cya Dawidi, ariko ahanurira abari bariho arababwira ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nzica ibyuho byaryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze mbere. Imana itugirire neza. Ese ihema rya Dawidi mbere ryari ryubatse rite? Noneho nyuma riza kugwishwa n'iki? Imana itugirire ubuntu. Dawidi muramuzi, tugiye kugaruka gatoya ku mateka ye. Dawidi ni mwene Yesaya, ni wa wundi Imana yahaye agaciro, yarambuwe agaciro n'umuryango. Ni wa wundi wari warajugunywe, asa nk'uwatawe, asa nk'aho atazwi, atibukwa mu muryango, ariko Imana imugarukaho imuha agaciro. Twagaruka tugasoma, dusomye igitabo cya mbere cya Samweli, aho amateka ya Dawidi atangirira kuvugwa mu gihe Dawidi yahamagarwaga kugira ngo yimikishwe amavuta azaba umwami w'Abisirayeli. Icyo gihe byari agateganyo kuko byari bitarakonfirmwa kugira ngo abe umwami w'Abisirayeli. Mwibutse ubwo Imana yatumaga umugabo w'Imana bita Samweli imutumye kwa Yesaya kwimikayo umuntu uzaba umwami uzasimbura Sawuli. Imana itugirire neza. Ageze kwa Yesaya, murabizi ko bamuzaniye abahungu 7 bose ba Yesaya kugira ngo bimikishwe amavuta, ariko bose Imana irabagaya niyabashima, kugeza ubwo Yesaya uyu mugabo Samweli yabaye nk'uvangiwe. Bene data, amerutse kumva umwigisha umwe avuga ngo kimwe mu bintu bivuna abahanuzi, kimwe mu bintu bivuna abahanura ni ukuvangirwa. Kuvangirwa bivuna abahanuzi cyane. Uzi kuvangirwa biragatsindwa. Uzi iyo umuhanuzi ahagaze mu iteraniro yarangiza agahanurira umuntu ari umukobwa akamubwira ngo Imana irinze nk'umwana wawe wa gatatu, yarangiza akavuga atashwi ngende umukobwa. Kimwe mu bintu bivuna abahanuzi ni ukuvangirwa. Uyu mugabo bita Samweli nawe byamubayeho. Nubwo tugarutse turi mu nkuru ya Dawidi, ariko turi kuvuga uburyo cy'umuhanuzi ashobora kuvangirwa bikamuvuna bikamubabaza. Ntabwo ubundi kuvangirwa ari by'akamenyero, kandi kuvangirwa ni iby'umuntu wese ushobora kuba mu gihe Satani ashobora kukumeninira. Imana itugirire neza. Uyu Samweli nawe rero ngo bazanye Eliyabu, Imana iramuganiye, bazana Aminadabu iramugaya, bazana Shama, Imana iramugaya, bazana abahungu 7 bose ba Yesaya, Imana irabagaya. Bivuze ngo Dawidi ntabwo yabarwaga mu bana ba Yesaya, yabazwemo kubera umugambi Imana yari imufiteho. Imana itugirire neza. Mukundwa mwene data, turi kunangiraho kugira ngo dusesengure turebe ngo ihema rya Dawidi ryaguye ryari. Ese mbere ryari ryubatse rite? Kuki Imana ivuze ngo izegura ihema rya Dawidi? Noneho turebe mu buzima bwawe, turebe ngo ese ubuzima bwawe bwakubiswe hasi ryari, kandi Imana yaje kugaruka kubwegura ryari? Mbere bwari bwubatse bute? Uyu munsi wa none bwasenyutse bute? Kuki Imana ivuganye nawe ingagarutse kongera kubaka iryegure rimere nk'uko ryahoze mbere? Imana itugirira ubuntu cyane. Uyu mugabo Dawidi twari turi kuvugaho ni wa
wa wundi rero Samweli yabajije Yesaya ngo ese abana bawe bose ni abangaba. Yari amaze kubona akavangiwe akozwe isoni. Nuko ngo Yesaya aravuga ngo hari agahererezi kariyo mu butama, bivuze ngo nikemerwaga. Samweli ahita aciteka ashyiraho itegeko, aravuga ngo noneho nanjye ndategetse bife muzifunge, nta muntu uri buze kujya kurya uyu mugabo w'Imana Dawidi atarahagera, uyu mwana w'umuhungu atarahagera. Bibiliya iravuga ngo Dawidi akihagera, biravuga ngo yari umusore w'uburanga w'igikundiro. Imana itugirire neza. Akihagera gusa ihembe ry'amavuta ritangira kubyina, kuko amavuta yari abonye nyirayo. Bene data bakundwa, amavuta iyo ageze muri nyirayo aramumenya. Bago amavuta agera ku muntu ngo ahendahendwe, amavuta amenya nyirayo. Amavuta yamenye Dawidi mbere yuko Dawidi amenya amavuta. Mwene data, abantu bajya bakunda gukoresha imvugo bita amavuta. Amavuta yanjye, uza amavuta yanjye, bakunda kujya babikoresha. Ariko amavuta y'umuntu amumenya mbere yuko we ayamenya. Niwewe muhanuzi, ubuhanuzi bujya bwakumenye mbere yuko umenya kuzaba umuhanuzi. Yesu atugirire buntu. Dawidi amavuta y'ubwami yamumenye ko azaba umwami, Dawidi ataramenya ko azagira amavuta azamugeza ku bwami. Rero Dawidi wubikishijwe amavuta ngabo umwami w'Abisiraheli, amavuta yiwe yaje gukubitwa hasi. Turaza kureba icyagushije ihema rya Dawidi, noneho turebe Imana igarutse kubaka ihema rya Dawidi. Yesu atugirire ubuntu. Icyama nawe Imana ikegura ihema ryawe, icyama Imana ikagaruka mu buzima bwawe, icyama Imana ikaza ikazura ibyawe byari byarapfuye, icyama Imana ikaza ikaguha ubuzima. Wowe wari warambuwe ubuzima n'uburwayi, wowe wari warambuwe ubuzima n'ubukene, wowe wari warambuwe ubuzima n'amashuri yawe yakubiswe hasi. Imana icyama ikaza uyu munsi, Imana igaruke uyu munsi, ubu munsi wo kugira ngo ihema ryawe yegurwe. Yesu atugirire ubuntu cyane. Bibiliya itubwiye ngo iki? Bibiliya iratubwira ngo nuko Samweli atanga itegeka cy'iteka ngo ariko Dawidi akihagera ngo ihembe ry'amavuta riratigita, ngo Samweli amenya ko Dawidi ahageze, ngo yegura ihembe ry'amavuta ngo ayamucuncumuriraho. Bibiliya nikivuga nuko pana gusuka haza bike, gucuncumura, bayamucuncumuraho ngo abayimikishijwe amavuta, abahawe agaciro muri bene se, azamurwa icyubahiro kukirusha bene se. Kabone nubwo bari abajenerali bari bakomeye mu gisirikare cya Sawuli, ariko Dawidi azamuka kugira ngo azabe umwami w'Abisiraheli. Ihema rya Dawidi ryaguye ryari rero? Ihema rya Dawidi wimikishijwe amavuta waje kuba umwami w'Abisiraheli, ihema rye ryaje kugwa ryari? Ihema rya Dawidi ryaje gutangira gutembagara igihe yarongoreraga muka Uriya amusambanyije, ubwo yasohokaga agenda hejuru y'inkike y'inzu, ngo yarangiza akabona muka Uriya yiyohagira, yarangiza akamurarikira akamutumaho akamusambanya, yarangiza agatuma no kuri Uriya kugira ngo azaza mugereke ibyaha yabona bitemeye akanamwicisha. Icyo gihe nibwo ihema rya Dawidi ryatangiye kugwa, ryaraguye. Imana itugirire neza. Hari indirimbo abana bajyaga baririmba bakavuga ngo isi yari ifite amaguru atatu, none ngo abiri yamaze guhirima isigaranye ukuguru kumwe. Abavuga ngo nshuti nimuze tuyiveho. Dawidi nawe isi y'ubuzima bwiwe y'umwuka n'amavuta yahirimishijwe n'icyaha cyo gusambanya muka Uriya. Iki gihe rero nibwo cyaje gukurikirana kiza kwinjira no mu bana be, kugeza ubwo umuhungu we w'imfura bita Abunori yaje gusambanya mushiki we Tamari, yaramurarikiye aramurwara kugeza igihe amusambanyije, kugeza igihe umukobwa avuze ngo nkojejwe isoni yenda no kwiyahura. Bene data, icyo gihe nicyo gihe ihema rya Dawidi ryaguye hasi. Kandi ihema rya Dawidi ryaguye hasi igihe umuhungu we Abusalomo yatangiraga guhiga se ashaka kumwica kugira ngo amuzungure ku ngoma. Ibyo bintu byose bigaragaza icyakubise ihema rya Dawidi hasi. Nawe ushobora kuba warakubiswe ihema ryawe ryaraguye hasi, rishobora kuba atari ibyaha byari kubise hasi, ariko ibigeragezo n'amakuba byaguteye kwiheba no kwiganyira bikwimura mu mwanya w'Imana. Uyu munsi nugisenga, uyu munsi nugishaka kuba mu nzu y'Imana, uyu munsi nugishaka kwegera Imana, uyu munsi wakubwiye iby'Imana ubifata nk'ibintu bishariya, ubara imyaka ubimazemo, warangiza ukabikuba n'igihombo cy'ibyo utigeze ugira. Icyo gihe ihema ryawe rikaba ryaraguye. Ariko
kuko Imana ivuze ko ikugarutseho, igarutse kwegura ihema ryawe. Mukundwa mwene data, musore, mukobwa, wowe uneze amatwi, Imana igarutse kubaka ihema ryawe. Imana igarutse kwibaka ihema ryawe. Wowe uneze amatwi ku Muremyi TV, nayo nkubwire ngo Imana ije kugira ngo yubake ihema ryawe umwanzi yari yarakubise hasi. Icyo gihe nicyo gihe rero ihema rya Dawidi ryaguye hasi, yongera kuza guhabwa isezerano. Tugeze hano muri Amose, ni mu bahanuzi bato, hari haciyemo ibinyejana bitari bikeya. Iki gihe Imana igaruka kuvugana na Amose, iramubwira ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice ibyuho byaryo, nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Imana itugirire neza, nk'uko ryahoze mbere. Yesu nawe agaruke yubaka ihema ryawe. Yagushijwe n'abantu bakugambaniye mu kazi kawe, noneho uyu munsi ukaba uri mu buzima bushaririye, nta n'ahantu dipoza ngo ubone akazi. Yaguye igihe abantu bagukubitaga hasi bakakwita yuko wavangira uri umuyobe, nawe bikagukomeretsa umutima, ukavuga ati n'ubundi koko menya ariko biri, warangiza ugata inshingano zo gukora umurimo w'Imana. Ihema ryawe ryaraguye. Rishobora kuba ryaragushijwe nuko washatse, warangiza mu rushako rwawe ugahuriramo n'intambara, ndetse urugo rwawe rukanyeganyega, rukaba rumeze nk'urwubatse ku musenyi cyangwa ku manegeka. Icyo gihe ihema ryawe rikaba ryaragushijwe n'ibyo bigeragezo byo mu rugo wahuye naryo, ndetse ukaba warahuye n'ubwihebe budasanzwe. Ihema ryawe rishobora kuba ryaragushijwe nuko washatse ntunabyare, warangiza ubugumba cyangwa se gupfusha bikaba byarakubereye igisitaza gituma wumva yuko Imana yagusize, yagutaye. Imana igarutse kubaka ihema ryawe, mukundwa mwene data. Imana ikugarutseho, Imana iragutabaye. Haleluya! Tena wasiri wirigo, Imana shawazariforia, Imana yubatse ihema ryawe, ije kuryegura, ije kurigira nk'uko ryahoze mbere. Niko Imana ivuganye nawe. Wowe uneze amatwi nkurike, ihema ryawe, haleluya, tera shawaza imene wazariforia, Imana ije kuryubaka. Imana itugirire neza. Iramubwira ngo nzegura ihema rya Dawidi, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze mbere. Isezerano iguhaye Imana riravuze ngo ije kuryubaka. Mwene data, ije kuryubaka. Nubwo ibyawe byasenywe n'amagambo y'abantu, Imana ije kubyubakisha imbaraga z'ijambo ryayo. Nubwo ibyawe byasenywe n'imiryango yagutaye, Imana ije kuryubaka ikugarukira. Nubwo ibyawe byasenyutswe n'umugabo wagutaye, Imana ije kuryubakisha, kongera kugusubizamo ihumure ry'ubuzima. Imana ije kubaka ihema ryawe. Nubwo abana bawe bagiye bapfure, Imana ije kuryubakisha, kongera kugucungura, ikagucikura, ukabyara abandi ba. Imana iragarutse, niko Imana ivuganye nanjye. Haleluya! Imana ije kuryubaka. Sitarabone shawa siri wifo. Imana ndumva ivuze ngo ije kuryubaka, wa mukobwa we. Ndumva Imana ivugana nanjye ngo ije kubaka ihema ryawe, wa mugabo we. Ndumva Imana ivugana nanjye ngo ije kubaka ihema ryawe, yewe wa mugabo we. Imana ije kubaka ihema ry'igihugu, Imana ije kubaka ihema ry'itorero nubwo ryakubiswe hasi. Imana igarutse kubaka ihema ryawe ryasenyutse. Imana itugirire neza. Amen. Twasomye ijambo ry'Imana ritubwiye ku murongo wa 15, riravuze ngo ku murongo wa 15, kandi nzabatera kumera mu gihugu cyabo, ntabwo bazongera kurandurwa mu gihugu cyabo, niko Uwiteka Imana yawe ivuga. Imana iravuze ngo ije kugutera kumera. Nubwo waranduwe n'intambara z'ibibazo, nubwo wari wararanduwe n'ibigeragezo, nubwo waranduwe n'abantu bagukuyeho icyizere bavuga ngo uri umwesikoro, nubwo waranduwe nawe, Imana iravuze ngo ije kugutera, kandi guteye kumera mu gihugu urimo. Wowe uri muri diaspora, niba Imana ivuze ngo ije kugutera, ugiye kumerera aho ngaho. Nubwo hageze wiringiye yuko uzahirwa, warangiza ugahurira n'intambara, Imana iravuze ngo ije kuhaguterera kumera. Nubwo hageze mwubatswe muri umwe, wahagera umugabo akagutera, Imana iravuze ngo ije kuhakumereza, ije gutuma uhamerera mu izina rya Yesu. Nubwo hageze abana bakakunanira, bagahinduka ibirara, bakiroha mu biyobyabwenge bikomeye, Imana iravuze
iravuze ngo igarutse gutera ihema ryawe igutere kumera, kandi iravuze ngo ntabwo uzongera kurandurwa. Nubwo hari ibyari byarakuranduye, ariko Imana iraguteye mu izina rya Yesu. Imana iraguteye, ugiye kumera bahari babireba. Imana ikugarutseho mu izina rya Yesu, ikoze ibitangaza bitabarika. Tena wasiri wirigo, Imana iguteye kumera. Iravuze ngo kandi ntabwo uzarandurwa mu gihugu cyawe, niko Imana ivuze. Imana ivuze ibivuze, iguteye kumera. Wowe unkurikiranye, wowe wizereye mu ijambo Imana ivuganye nawe, irakumejeje n'ukuri, iraguteye urameze, kandi ntabwo uzarandurwa, ngo niko Uwiteka Imana yawe ivuze. Imana ikizakubwira ko Imana ivuze, itera icyo bita kashimuruza, bivuga ngo ni Uwiteka Imana, kuko Imana ni nyinshi, ibyita Imana ni byinshi. Izina Imana ni izina rusange, ariko kugira ngo dutandukanye izina Imana n'izina Uwiteka, ni uko izina Imana yo mu ijuru risozwa no kuvuga ngo ni Imana Uwiteka. Imana Uwiteka iravuze ngo ije kugutera kumera, niko Uwiteka Imana yawe ivuga. Imana itugirire neza. Nuko nguko Imana ivuganye nawe, humura wewe wari ufite ibibazo, umaze iminsi ubona bigoye, umaze iminsi ubona bicanganyikishije, Imana iravuze ngo ije kugutera kumera, kandi ihema ryawe Imana irajyaguye, iraryubatse mu izina rya Yesu Kristo, umucunguzi n'umukiza. Nta kizatuma ihema ryawe ritago hama ubundi ducugikira ahangaha, ariko twizerere yuko Imana itugarutseho kandi ikoze ibitangaza bitabarika, kandi Imana ikugezeho wa mugabo we. Wowe unkurikiranye, wowe undeba, Imana iravuze, ni wowe ivuganye nawe, iravuze ngo irakumejeje, kandi nawe uzakurandura mu izina rya Yesu, kandi niko Uwiteka Imana yawe ivuga. Imana itugirire neza. Reka dukomerezeho dusome ijambo ry'Imana. Imana igimeza abantu bayo. Reka dusome n'ubundi ijambo riri hano mu gitabo cya 2 cy'Abami, bice byaho turasoma ku murongo waho, bice 2 umurongo wa 19. Reka tuhasome. Aravuze ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Eliya bati, dore uyu mudugudu uburyo ari mwiza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimuzanire imerezo nshya, mushyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira, asohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka avuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Imana yacu tugirire ubuno. Iri jambo tubyiyongeze kuri aya magambo twari turiho avuga ngo Imana yegura ihema ryawe. Imana yegura ihema ni nayo igira gute itunganya isoko yahumanijwe n'ibintu byinshi. Imana itugirire neza. Iyi soko umuhanuzi Elisa yagezeho, abanyamudugudu baho bakamubwira imibabaro y'isoko yaho. Yari isoko y'amazi, yari amazi, ariko yari yaramaze kuruhumana kubera yuko iyi soko yari yaravumwe n'umukozi w'Imana bita Yosuwa. Hano uyu mudugudu bavugaga ni Yeriko yari wo mudugudu. Iki gihe rero abanyamudugudu bari baratuye muri uyu mudugudu, ariko amazi yaho aruzwa nuko umugabo w'Imana Yosuwa yaravumye iyi Yeriko. Rero iyi Yeriko yaje kongera kuvumurwa, isoko yaho yaje gukurwaho n'uyu muvumo n'umukozi w'Imana bita Elisa. Reka mbabwire, nukuvuga ngo umuhanuzi waziritse ibyawe, urwego ariho hagomba kuza uri hejuru yiwe, kugira ngo abe ari uzirukura, abe ari uzitura ibyawe byageze gute, byaziritswe. Imana itugirire ubuntu cyane. Niba warakoze icyaha ukagikorera umuntu w'Imana, akaba ati sinkubabariye, muntu w'Imana, kugira ngo imbabazi z'Imana zizakuzeho, biragusaba kuzahura n'undi munyamavuta uri hejuru y'uyu nguyu wari waraziritse ibyawe. Yesu atugirire ubuntu.
aba banyamudugudu by'ukuri koko babonye Elisa nk'umukozi w'Imana, baramubwira ngo databuja, uyu mudugudu nubwo ureba ari mwiza, utuye ahantu heza, wubatse na neza, ariko nubwo ureba nuko ureba inyuma gusa, ubundi imbere nta kigenda. Iki gihe cya none hari abantu benshi muri iki gihe muri ubuzima turimo, ureba inyuma rwose barabyibushye, barasa neza, ariko mu mitima babaye ibisenzegeri, babaye ibisenzegeri by'amateka y'ubuzima, babaye ibisenzegeri by'amateka y'imibereho, babaye ibisenzegeri by'amateka y'inshako zingo bubatse, babaye ibisenzegeri by'amateka y'amatora aho bagiye bakorera umurimo w'Imana. Ariko Imana y'amahoro igere mu isoko yawe mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana igere ku isoko yawe, kandi mu mbaraga n'umwuka wera ihumanurwe. Imana itugirire neza. Imana ni Imana igihumanura, isoko y'umuntu igahumanuka. Imana yabere itugirira ubuntu. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki, sinzi cyahumanije isoko yawe, ariko icyo nizera nuko Imana ni Imana igize igahumanura isoko, ikongera kuba isoko y'amazi meza, abantu bakongera kugubwa neza mu mbaraga n'amaraso ya Yesu. Mwene data mukundwa, nshuti y'umusaraba, wowe dusangiye gucungurwa ndetse n'ubwami, Imana yacu ntabwo ari Imana y'intambirira kibi, ahubwo ni Imana y'amasezerano, ni Imana ivuga igasohoza ibyo yagize gute yavuze, ni Imana itabara abantu ndetse ikabarengera ikabakiza. Yesu atugirire ubuntu cyane. Bibiliya itubwiye ko abanyamudugudu babonye Elisa. Bene data, ugize amahirwe wabona umuntu uririra, wabona umuntu utakira. Aba bantu bahuye n'umuhanuzi baravuga ati tugize amahirwe akomeye. Nubona umuntu ukwiye gutakira ibyawe ujye umutakira. Niba ari umuntu usenga, niba ari umuntu winginga Imana, nakagucike, kuko birashoboka ko ibyawe byari byarahumanye, ibyawe byari byararuze, ibyawe byari byarapfuye, ashobora gusiga bizutse bibaye bizima. Imana itugirire neza. Ntugatume umuntu w'Imana gucika ibyawe bitahumanutse. Dukurikiranye, niba koko wizerera Imana ko Imana igibana n'abantu yahamagaye yatumye, uretse ko muri iki gihe cya none haje inkuru nyinshi zituma icyizere cyo ku bantu b'Imana kigenda kikendera, ariko haracyari abantu Imana igifite. Hari igihe abantu bigeze Eliya yigeze avuga ngo nijye jyenyine usigaye, abahanuzi bose barapfuye, nanjye ndagenzwa na Yezebeli nganyice, none mwami Yesu kuba, none Uwiteka kubaho, gupfa bindutiye kubaho. Uyu mugabo yisabira gupfa. Imana iramubwira ngo mva, ndacyafite 7,000 nazigamye bitarapfukamira Bali. Hari abantu bagihari bagikorera Imana, bakibana n'Imana. Ariko mwene data, nuhura n'uwo muntu w'Imana, nugatuma agenda ujye umubwira isoko yawe yaje guhumanira, aho byaje gupfira. Yesu atugirire ubuntu cyane. Ijambo dusomye ni ijambo rikomeye, riratubwiye ngo riratubwiye ku murongo wa 19 ngo abanyamudugudu babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu ni uko ari mwiza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho arahumanye, ararura, arica. Imana itugirire neza. Ngo Elisa arababwira ngo ngaho nimunzanire imerezo nshya. Bene data, imerezo nshya, icyamugahura n'umuntu, icyamugahura n'abantu bagifite imerezo nshya, abandi munzanire imerezo nshya. Barayimuzanira, ariko arababwira ngo iyo merezo nihagije gusa, muyizanane n'umunyu. Uyu munyu Yesu yigeze awuvugaho muri Matayo, muri Matayo ibice 5:12, ubwo yavugaga ngo muri umunyu w'isi. Ese umunyu nukayuka ni iki kizawuryoshya? Umunyu iyo wageze mu bintu birahinduka. Muri umunyu w'isi, haleluya, muri umunyu w'isi. Icyamugahura n'abantu bafite umunyu, Imana iri mu ijuru batarungiwe, utarakayutse, iri soko yawe yasigara itunganye. Aravuga ngo muzanire n'umunyu, barabimuzanira, ngo nawe ajya ku isoko. Uyu munsi Imana igere ku isoko yawe, Yesu agere ku isoko yawe, aho ibintu byahumaniye Yesu ahagere, abari habihumanurira mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi n'umukiza. Bibiliya iravuze ngo nuko barayimuzanira, arasohoka ajya ku isoko, amishamo umunyu. Ngo arangije kumishamo umunyu, avuga amagambo akomeye. Yesu atugirira ubuntu, aravuga ngo Uwiteka aravuze ngo iyi soko irahumanutse, aya mazi ntazongera kwicana no kurumbya ukundi, niko Uwiteka avuze. Imana igere ku isoko yawe, Imana yuhumanure mu
izina rya Yesu nizongere kurumbya ndetse no kwicana mu mbaraga n'umwuka wera. Yesu atugirira ubuntu cyane, Yesu akwiteho kandi akurwanirire, nagera mu byawe ndabizi ntabwo abisiga uko abisanze, arasiga bitunganije mu mbaraga n'umwuka wera. Yesu abihumanure, Yesu agukize, Yesu akurengere kandi akugarukeho, niko dubisabye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abanyamudugudu bari bababaye basigara n'ishimwe ry'uko isoko yabo ihumanutse. Nawe rero isoko yawe Yesu ayihumanure mu izina rya Yesu. Wa mukobwa we ayihumanure, niba ari isoko yo kugumirwa Yesu asiga yihumanuye, urambagizwe ubukwe busohore. Niba ari isoko y'ubugumba, wa muntu we Imana igukiza ubugumba, usigara urubyaro, usigara n'abana, abana batambe ku mbuga mu izina rya Yesu. Niba ari isoko y'ubutindi n'ubukene yaje ku buzima bwawe, Imana iyikureho, igusigira ubutunzi n'ubukungu, Imana itugirire neza. Niba ari isoko yo gutakaza impano z'agakiza ndetse no gukorera Imana, Imana yongere kuzuza umwuka wera, igukoreshe ibitangaza ndetse n'imirimo mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugarukeho, ihumanura isoko yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana igumugisha cyane. Shalom. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana, Imana ni igumugisha. Reka tugushimire rero kuba utwemereye kandi ukabutambikije ubutumwa bwiza Imana yaguhaye. Reka tugusabe noneho twihutishije uduhe nimero zawe, noneho bazabashe kuguhamagara, bazagukenera, kuko ari benshi cyane baba bakeneye umukozi w'Imana ko yabasengera kugira ngo ubafashe guhumanura iyo soko wababwiye. Imana ibahumugisha. Nimero yanjye ni 078 7285511 Imana ibahumugisha. Urakoze cyane, dusengera Imana. Mana data, turagushimiye kuko uri Imana y'amasezerano, wageze kuri iyi soko yo muri uyu mudugudu mwami. Yari yarahumanye isharira irura, ariko kubw'umukozi wawe irahumanuka. Nanjye mwami Yesu magaze mu cyimbo cy'intumwa mu bakozi bawe mwami. Sengeye uyu muntu isoko ye yari yarahumanijwe n'ibibazo bitandukanye, yari yarahumanijwe n'uburozi bamuroze, yari yarahumanijwe n'ibibazo byinshi by'uburyo bitandukanye. Ndasenze ngo Imana imuhagarareho, Imana imutabare. Tera boneshawa bina sande waya sirwirigori ya shawa California. Ndasenze nk'imbaraga y'Imana isumba byose ihumanura isoko ye, yongere kuba nzima, yongere kuba muzima. Uyu wari urwaye yakire gukira, uyu wari ufite ubukene akenurwe nawe mwami. Mbaraga z'Imana zimubonekeho. Ndasenze ngo Uwiteka amugarukeho. Uyu wariraga afite amarira yakire guhozwa mu izina rya Yesu, nakongere kurizwa n'ibibazo n'ibyago, kandi Yesu wahageze umusigira amahoro, umusigira ihumure, umusigira ibyishimo n'umunezero. Ndagushimiye kuko uri Imana ibikora kandi ikabisoza, ni mu izina ry'umucunguzi n'umukiza wacu Yesu. Amen. Shalom. Turagushimiye cyane, Imana igumugisha. Namwe mudukurikira, Imana nibaha umugisha, kandi ndabasaba kugira ngo mwumve iki kiganiro. Nubwo abantu benshi cyane mudakunda ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana niryo rizatubatura, ni rizima, ritugira abazima, rikatugira abashyashya mu buntu bw'Imana. Reka mbabwire rero, mbabwire kugira ngo mukurikire ijambo ry'Imana, kuko n'ubundi nurikurikira rizagukiza. Bibiliya nivuga ngo ni indororwamo twireberamo kugira ngo tumenye uko tumeze. Ngaho kurikira rero ijambo ry'Imana nkuko waryumvishije, uhere aho yatangiriye urisoze, nawe wumvemo ibyawe Imana yakugeneye. Urakoze cyane rero utwumva, kandi Imana ikurinde, Imana ikuyobore. Mugire umunsi mwiza kandi muhahe muronke, kandi turabakunda cyane. Mukande subscribe ku Muremyi TV kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dukora. Noneho tubane, mukoreshe ya komenti byose, mutubwire uko bimeze, mutubwire nuko twavugurura cyangwa mbese aho mubona bitagenda, noneho mutubwire muri komenti, kandi nukuri tuzajya tuganira. Murakoze cyane, ngaho turabashimira, naho ubutaha. Bye bye.